ariko nanone sinzi nagusezeranye ko nzabana nawe kandi nkakurwanaho nkakurinda nkagufasha ubuzima bwose wabayemo ndakuga tugomba kubucanamo. none se ubundi kugufasha iki? utekereje kabiri umva ndi kugufasha iki? kuba turi kumwe ndanyuzwe. no kuba unyuzwe ariko ukanyurwa n'ubusa. kuki ushaka se kunsubiriza? gusa nyine nkunda ko unyita umugabo kandi kuko ndi umugabo. nkunda ko umbwira ko ndi umugabo kandi koko ndi umugabo by'ukuri. aka kanya ntabwo ari byo nje ngo tuganireho, nje ngo tuganire uburyo ki Cyusa yahuye na Rugema na sebukwe, aho yatwaye abakobwa biwe babiri niko tubizi, afite Isimbi akaba afite na Iribagiza. ese wowe utekereza ko bahuye hagacura iki? aka kanya nongeye kugusuhuza nanaguha ikaze wowe udahwema kudukurikirana ku icano yacu. uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'agaciro, wewe wakoze subscribe, uri uwo kubahwa. nawe utarayikora yikore, kuko ubu aka kanya subscribe wamaze kuyikora. subscribe ni ikintu kitagoye, subscribe nta mafaranga bitwara, subscribe ni ikintu kiri aho ngaho cyo kwereka ko umuntu ushobora kuba wishimiye ibintu byiwe cyangwa uri kumusapotinga, nicyo bigaragaza sub. nk'abatindiye rero ndagira ngo tuganire ku byo bahuye. aho bahuye mwebwe ntabwo murabona, nta nubwo harasohoka, ariko hazasohoka, nicyo genge ngo tuhaganire. nanagusuhuza nkwifuriza umwaka mushya muhire, umwaka mushya muhire uzawugiremo ibyiza byinshi, kandi cyongeyeho uzawubonemo amaronko, nawe urwaye uzoroherwe kandi uzakire, Imana ijye ikomeza ibagenda imbere. nanabashimira mwese mwarakoze kuba mudusapotinga, ibikorwa byacu bigeze hano, ni mwebwe mudufasha bikagera hano. ubundi ibintu byose dukora tumeze nk'aho ari mwebwe dukorera, kandi buriya iyo ubonye ikintu cyagushimishije ujya muri comment ukadushimira, cyangwa cyaba kitagushimishije ukajya muri comment nabwo ukatugaya, kuko umwana buriya muzima ni umwana ukosorwa akumva, kandi umubyeyi muzima nawe ni umubyeyi ukosora umwana we. ntukabone ikintu ngo ugende ukihererane, tubwire ikibazo waba ufite, yaba hano dutangira ibitekerezo, yaba no muri filimi ya Nyayo, hose ni neza cyane kuba watanga igitekerezo cyawe cyangwa uko wumva byakorwa. njye muri kumva nitwa Ibrahim, nkaba mbakunda cyane inshuro nyinshi mutabara. ndabizi neza ko namwe mu nkunda. niba unkunda nkorera sabu kandi like, nimba hari n'ikintu ushaka kumbwira ujye muri comment ukimbwira. n'abatindiye rero naje ngo tuganire uburyo ki bahuye. ndabinyuramo gakeya kuko ntabwo nshobora kubinyuramo neza kubera ko bitarasohoka, nyihangana, ariko ni gake ni ukubabona. kwa kundi nyine ujya wumva ngo mbonja. akenshi abantu bagenda ku mihanda bakiri batoya bagura ubunyobwa cyangwa ibiki n'ibiki, mu masoko hari ikintu cyabagamo cyitwa kubonja. umuntu akagenda abonja agahagiramo. rero namwe ngiye kubabonja, ariko ntimuhagiremo, mube muyitegereje. ni season ya 2 episode ya 58. ubundi baravuga ngo mushonje muhishiwe, nicyo nshatse kubabwira. ibyiza gusa wenyine kuba nakubwira ngo ni byiza ushobora kutabyiyumvisha. mbere yuko tujya aho ngaho reka tubanze tuganire kwa aka video nari nsizeho kabanza. ndabizi neza mwese mwarakabonye. ese buriya Cyusa ibintu abatekereza wowe iyo umurebye nyine n'ubwana nuko yavukiye mu bakire, ubwo nyine nawe wowe nk'umuntu uri kubireba, ngende kubiganira ntisize mu bantu babikurikirana. turi kuganira nyine bisanzwe, kuko iyo uri mu bantu ugomba kwisanisha n'uwo mu bakire, ni umuteto. ese moto yari afiteyo ntabwo mwamugira inama muri comment ngo ayigurishe abone amafaranga, cyangwa moto nayo si yariye?
murakoze. Ubwo rero gusa iribagiza sheri wiwe ni umuntu nyine wanyuze mu buzima butari bwiza, ubuzima bugoranye, ariko akaba amuha icyo twita motivation, aramumotiva 100%. kandi kuba mumotiva nibyo. Rugemana natwe turamuzi neza. Rugemana yaguhereza, wataha akaguhereza batagukatiye 25. Cyusa n'umwana wo mu bakire yavuze ngo iwabo watanga amafaranga agataha. Ubundi ubaye uri umuntu w'umugabo utafata ibyemezo ku buzima bwawe, ninde wabugufatira? Ntawe. Kabone nubwo yaba ari umubyeyi wawe cyangwa ari iki, nubwo yaba ari iki, ukwiye kwifatira ibyemezo nk'umuntu mukuru, atitaye ko naba mvuze umugabo cyangwa umugore. Waba uri umukobwa, waba arashatse, waba uri umusore, waba utarashatse, uba ukwiye kwifatira ibyemezo. Yego akenshi tubwira abantu ngo batugire inama. Inama buriya nta muntu ujya ugira undi inama, ntibazanakubera, nta n'umuntu ujya ugisha inama, ahubwo ukagira ngo ibyo yatekereje arebe ko hari ubiteraho komenti, kuko inama burya aba yamaze kuyigirira. Rero ntabatindiye, reka nze tugaruke ku ngingo nyamukuru. Ingingo nyamukuru iravuga ngo Cyusa ahuye na Rugemana sebukwe yamutwaye abakobwa babiri, umwe aratwite niko tubizi, kandi undi nawe bari kumwe. Ese yamubwiye ngo iki? Akenshi uri kubyibaza, kandi naje nkubwira ngo ndi kukubonje. Ese baba barafatanye cyangwa baba barabaye nk'abantu b'abagabo? Ibyo byose uri kubyibaza. Mu kanya episode iri busohoke, kora subscribe kugira ngo itagucika, uze kuba unyotewe kandi wihangane. Ushonje uhishiwe. Nimba ushaka kudutera inkunga kubera ko ibiganiro dukora bikunezeza cyangwa hari ikindi kintu bigufasha, watwandikira kuri nimero kuri WhatsApp 0782 97 52 37 0782 97 52 37. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Tuzasubire mu bindi biganiro. Iwacu ni buri munsi, ndetse ku munsi ari n'igihe tubaha ibiganiro birenze uko mubitekereza, tukabaha nk'ibiganiro bine. Mwihangane rero, ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Tuze gusubira mu kiganiro tunategereje filimi iri busohoke, Inzira y'umusaraba. Ndabakunda cyane.